uyu mugitifu wanango Bamusanze Kwirimbi yagiye gushyingura baguriye n'ikirombe cy'amabuye y'agaciro ubundi babatura intosho barazimuteragura abonye zimurimbije kizwa n'amaguru ahongera mu rugo rw'umuturage azikaribona amakiriro maze awunge batamucekera akaboko ngo hagarara hamwe tugufate twari twarakubuze. Gitifu ngabuze umukiza naho yaminira nibwo yamwishikuje agata yirukanka. Iyi nkuru yabiri mu karere ka Ngororero. Ibihazi byari byivuganye Gitifu umurenge kizwa n'amaguru mu karere ka Ngororero. Bamwe mu macukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko birukankanye umunyamanga nshingwabikorwa w'umurenge Rutagisha Amabuye bashaka kumugira nabi ariko amaguru ayabangira ingata. Hashize iminsi amafoto ya Gitifu n'abahebyi bamwirukankanye anyuzwa ku mbuga nkoranyambaga ku musozi bigaragara yuko arimo guhunga abo bantu. Gitifu Rutagisha avugana n'itangazamakuru yasobanuye ko abantu bamusanze Kwirimbi bagiye gutabara abantu bari baguriye n'ikirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Umva ko nasobanura uko byagenze. Avuga ko bamusanze Kwirimbi maze mu mwaka mutunga kamera telefoni mu jisho yamubuza kumufotora maze agatabona igikundi cy'abari bazanye n'uwamufotora agajagata kimwirukankana. Gitifu asobanura ko wongeye ku mugabo witwa Michel nawe ngukora ubucukuzi budakurikije amategeko aho kumutabara aravuga ngo hamwe ahubwo tugufate. Gitifu asobanura ko ese yishikuzo ngo Michel ahongera mu bandi baturage arangije ati naje kumenya ko abantu bari bapanze umugambi wo kubeshya ko abantu bari bapfiriye mu bucukuzi bunyanyije n'amategeko bakorera kampani yemewe maze bakumva Gitifu adashyigikiye uwo mugambi bagatapanga kumugirira nabi ngigituma bamwe mu batuye muri uyu murenge bitwara gutyo. Gitifu asobanura ko biterwa n'abaterankunga bakuru ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko barimo bitwa abayisenga Janjiri ndetse na Nyabyende Manuel. Abanga ngo bavuga kugora ayo mabuye bityo akabasaba abaturage kureka gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe ndetse bakima amatwi ababashoka. Uretse kandi Gitifu w'umurenge wa Ndaro na kampani ikora ubushakashatsi bujyanye n'amabuye y'agaciro yitwa Final nayisobanura ko ibangamiye n'ibikorwa by'abakora ubucukuzi bunyanyije n'amategeko bayangiriza aho bajya batera abasekirite n'injoro bakangiza imiyoboro y'amazi yifashishwa mu bushakashatsi n'ibindi. Uwitwa Muhaya Alegisi uyobora Final yabwiye ikinyamakuru Museke ko hari abashoramari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro barimo uwitwa Nyabyende Manuel n'uwitwa Bayisenga Janjiri ngo bitwaza ko bafite amasambu mu murenge wa Ndaro mu karere ka Ngororero maze bakakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nta ruhushya. Ati cya kabiri nuko hano abantu biyitira ubucukuzi budafite ibyangombwa bakajya gukora ubucukuzi butemewe bafatwa bagahanwa yaba Jire Nyabyenda Michel mukuru wa Jire ndetse n'undi witwa Mpayimana kuko rwose nibo bagumura abantu hari ahantu. Ni mu gihe kandi ku ruhande rw'abashinzwe kugira uruhare mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bunyuranyije n'amategeko mu murenge wa Ndaro w'akarere ka Ngororero bose kugeza amagingo aya barimo kubihakana. Abayisenga Jire uri mu bashinzwa yemera ko rwose afite amasambu mu murenge wa Ndaro ndetse kwandikiye kampani Final ayisaba ko yakoramo ubushakashatsi inshuro nyinshi kampani ngo ntiyamusubiza ariko akana ibyo gukorana na Nyabyende Manuel ndetse n'abandi mu bucukuzi bunyuranyije n'amategeko. Ati ubwo bucukuzi butemewe ntabwo mburimo nta naho rwose mpuriye nabwo mu birebana n'ibyo bababwiye sinzi nk'ibyo bakubwiye ni ibihe nta rwose mpuriye nayo nta nayo nkorera nta nayo njya ncoramo. Ni mu gihe kandi umushoramari Nyabyende Manuel ushinzwe kuba mu baterankunga bakomeye cyane ubucukuzi bunyanyije n'amategeko muri uyu murenge wa Ndaro mu butumwa bugufi bw'itangazamakuru avuga ko rwose amubeshyera ati ibyo bintu se nk'abanyamakuru kucyari mwege baza kurigira koko njyewe rero ndumva nkwiye kwitabaza inzego zibishinzwe kugira ngo rwose ukuri kujya hagaragara. Uyu nguyu Nyabyende Manuel we ntabwo ari ugambira avuzwe mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro binyuranyije n'amategeko kuko ari no mu banyamigabane ba kampani yitwa Rugenda Bari Mining Company Limited. Akarere ka Muhanga gasobanura ko yambuwe uruhushya rwo gucukura amabuye y'agaciro ariko iyi kampani kinangira ikanga gakomeza gucukura burundu kugeza amagingo aya ngaya. Uyu nguyu Nyabyende Manuel ubuyobozi bwose busobanura ko yigometse ku byemezo by'abayobozi. Dore Nyabyende Manuel nguyu ku ifoto. Iyi ngiyi ni imwe mu misozi yo murenge wa Ndaro bacukuramo amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abangabo nabo twasanze muri ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe harimo rwose n'ababyeyi. Naho hano mubona n'abacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe bavuga ko bitezwe umurindi n'abayagura. Ngaye nguko rero kugeza amagingo aya ngaya bateye amabuye Gitifu ntago warafatwa ndetse kugeza amagingo aya ngaya karimo guhigwa bukware. Ni mu gihe kandi izindi nzego zo hejuru naco ziratangaza kuri aya makuru. Mbabwirane karagace mu nyina cyaremwe Nyabari Obedi nangi ni soko y'amakuru mwari muteze amatwi. Obi Time News.